mushirarungu nkazishora akazi k'ikibumbiro cya Nyamagana. Inyubahiro zarebye hariya tanaze ubwami bwa Mibambwe kurora ibiganza bigabamariza abo batabaranye u Rwanda bashira imbeho mu mbavu. Yanze ngwemera bakwirebera ngo nakatsi kayibuza gusinzira. Yanze gukamirwa kwa Gikwasi ngo bene matungo bataririmbira rwaje guhemuka. Inyubahiro zarebye hariya tanaze ubwami bwa Mibambwe kurora ibiganza bigabamariza abo batabaranye u Rwanda bashira imbeho mu mbavu. bashobora kujya mu ngobyi kandi bashobora kururasanira kandi si ibyo gusa ahubwo ubwo mureba yubatse ibigwi urabona bamukikije banganye ubugiri kandi naje kubaza amakuru nsanga burya bizera uko natwe twemera basingiriye umusaraba nuko nshaka gushima Imana kandi si ibyo gusa ntago baje mbokoboko ahubwo baje nko kora zireba imbere usibye yuko nabuze mu mubyeyi wabingiye ariko ubundi rwose byose bari babyujuje bisa n'umuco w'iwacu ubwo icyo ngicyo niba ari ikinego cy'imuhore kandi niba ari impuzi mugirire kuko urazihorana kandi niba ari umuco w'iwawe dusangiza kugira ngo turebe ko tubuza n'uwiwacu. Noneho rero mubyeyi abo tunganye ibigwi nabakiriye kandi baha ibyicaro harimo ababyeyi mbwira ababyeyi b'iwacu nimubakire aba bari kumwe n'urucanda rukiri rutoya ariko unyemerere rero amasonga bagenda nyiranyakirire kugira ngo bampere ikaze muri iki gitaramo natwe tuze kubungukira ariko mbere yuko ubingirira dawe ngira ngo n'ubundi baje basanga igitaramo cyacu kigiye kwinikiza ndababwira nti rero icyita rusange iwacu n'ubundi tubanza Imana nibisanzwe munyemerere rero mundebere umubyeyi w'ikambe wabitorejwe kandi akabihererwa umugisha kugira ngo aze kudushyira imbere y'Imana n'isengesho kuvuga buri kimwe cyose kigiye kubera aha ubundi n'amasengesho turaza kuyakurikiza indirimbo n'ibitaramo byo gusingiza Imana kandi iwacu twiziwe mu muryango. Munyemerere rero uze kumumpera urwo ruvugiro dawe kugira ngo aze kudushyira imbere y'Imana ndaza kubasaba yuko mwese mwaza guhagurukira ku maguru yombi Imana yabahaye maze tukanzika muri iki gitaramo cyiza tukaza kwizirwa kandi tukanezererwamo. Murakoze cyane murakabyara Imana ibahe umugisha. Reka mbasabe muhaguruke kugira ngo dutangire iki gitaramo kandi tucyanzike mu buryo bukwiriye. Murakoze. Cyubahiro twicishije bugufi dusenge yaba byiza abafite ingofero bazikuyemo zitari z'akazi kadusenge. Turagushimye data twese uri mu ijuru Mana yacu turagushimye izina ryawe ryubahwe. Tugushimiye cyane yuko turindiye ubugingo tugushimiye cyane yuko uyoboye intambwe zacu tukaba batuvuye mu mpande zitandukanye abenshi twagiye n'amaguru abandi twagiye n'imodoka abandi twagiye ibyuma bitandukanye utugiriye neza twese duhurijwe hano nta nkombi twumvise ubihererwa icyubahiro. Dufite gahunda nziza iduteranije y'abana bacu turakwinze kubw'imbabazi zawe kugira ngo wohereze abamarayika bawe barinzi baze bagandike aha hantu badukoresha ibitunganye kugira ngo Mana yacu ibiri bikorerwemo byose bibe ibyo guhimbaza izina ryawe. Kandi uko tugiye kubaka umuryango musha turakwinze kugira ngo uzaragirwe nawe kandi Mana yacu dufite gahunda zitandukanye ari amagambo ari buvugwe ari ibikorwa biri gukorerwemo byaba ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa n'ibindi byose biri gukorerwa ahangaha turakwinjiza kugira ngo bibe byo kuguhesha icubahiro tubyitirirwe tubyambazije mu izina rya Yesu amen. Myiza nizereza kutaragize Imana kandi ngira ngo buri wese uri hano yumve bikaze ikisiro mwatugendereye ndagira ngo mbwire ko iwacu Imana yaduhaye umugisha umubyeyi mwiza buriya data Imana yamuhaye umugisha mwiza kandi uhereye ku bisokuruza byacu Imana yatugiriye neza yaduhaye ubutaka burumbuka tukagira ibigega iduha icyo kunywa kidukwiriye iduha icyo kunywa cyiza kidukwiriye ngira ngo iyo biba nka kera musanze wacu dutaramye usibye ko data agira imbuga nini zo kwakiramo abantu be ubundi bababwiye yuko dufite intango z'ibindi bya rutuma indiba tukagira imivure y'indoha n'intoki z'ingaga kandi ibyo ngibyo Imana yabiduhayemo umugisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Data rero ntabwo ari byo gusa ahubwo abasha gutanga ibisigati y'umusabye umugeni aramuguha data agira ubuntu busesuye ikikugenza n'abagaragu yakugabira ntacyo ajya yimana kuko Imana yamugiriye neza
kandi ngo gutanga burya bizana umugisha kuruta guhabwa, iryo niryo hamagenderaho. Rero wumve wisanzuye kandi wiyumve mikaze risesuye nabo mwagendanye. Mubyeyi mwiza rero unkundire unyakire umubyeyi maze murwane mu byano, natwe tuze kungukiramo dutarama imbere yanyu turi abatoya. Mubyeyi mwiza uragahirwa kandi urakabyara, mwishyuke mukabyara. Urakoze cyane. Umuryango mugari dusangiye isano, shamikiye ku bisanira byinshi. Umuryango mugari aho iwacu dutarama, ariko kandi tutaragera igihe cyo kwinikiza, tukagira imfura taramana nazo. Mu bitaramo bitanu abanyarwanda bahanze, igitaramo cya mbere cy'umuryango akaba ari cyo iwacu dutaramiyemo. Tubonye rero bikingi by'iwacu bikiranye, tubona abakumirizi batubwira ko tugenderewe, tubabwira ko amacumu bayashinga areba hejuru, bagatanga ikaze, bakugurura ko abatugendereye turabazi. Ndagira ngo nsabe imfura z'iwacu, turi umuryango mugari ufite inkomoko, ariko kandi tukagira n'aho tubarizwa. Iwacu rero hambere aha ni mu Murera, ariko kuri Repubulika ubu ni Musanze. Ku makuru y'umubyeyi bazimenyera, waryamiye ukuboko kw'abagabo ariko akorerwa mu ngata n'umubyeyi Hakizimana Celestine. Turi umuryango mugari, abagabo baba ku nkingi ya Mwamba. Mu irugo ryanjye hari ababyeyi baba ku nkingi y'Isoneka, Mwakika w'Ikirambi. Abato bakaba ku nkingi y'Indamurago, hafi y'ahabikwa intwaro za nyir'urugo. Reka nsabe imfura z'iwacu mwese muhuze ikiganza nk'ikimenyetso cyo gutanga ikaze ku batugendereye. Hanyuma mbonye rero nyiri inkoni ya Rusugi na Rusange, ntore Mukondi zirongoje, nsanga no mubyeyi Sebagenzi. Sebageraho ahora komeye ni amahoro, nabo muri kumwe baraho. Urugendo rwababereye ruhire, urugendo rwabaye ruhire, rwaguhinya umurumango nabo muri kumwe. Inzira nubwo yakambye, ariko Uwiteka atanze imigisha, tugeze hano amahoro. Uwiteka himbazwe ibihe byose. Ngaho rero Yesu Kristo akuzwe, Yesu ashimwe, amashyo tumvurimo. Namahoro, turakwakiriye. Nguriye umuryango uhagarariwe n'umubyeyi Hakizimana Celestine. Ngira urambura ibiganza bongere bakwakire. Umuryango mwiza muraho urabasuhuje. Hanyuma rero Celestine uramutswe umuryango yabwiye abana b'abakobwa ko tuzagenderwa kuri uyu munsi. Arababwira ngo bakubure banoze umuharuro. Areba abasore ababwira ko bagomba kujya mu rutoki, bakareba igitoki gikomeye kimwe umugabo arwana n'umusuri, hanyuma bakagitara. Tutaze turenga, ntitwakangaje kuko nge nawe twemera kimwe. Iyi rero ni inkangaza twagutegura ariko idakanga imitima y'abizera. Iyi ntiyageze ku rusenge, igeze ku rusenge kamarayo 3-4 yavugisha abagabo mangamburi. Iyi rero ni y'umuryango wateguye kugira ngo tukwakire kuri uyu munsi. Hanyuma rero iwacu tugira abashumba b'inka mu rwuri iwacu, tukagira n'abashumba badushumbye mu buryo bw'umwuka aribo bapasiteri. Buriya pasiteri yasenze abwira Imana ngo ibyo tunywera aha n'ibyo turya nibigera mu nda zacu bitugwe neza. Wowe rero vuga amen ubundi dusoma. Amen. Niwumva bitakunyuze mbwira abana bahindura urutoki cyangwa bahindura umuvure. Kwa Celestine zirateretse. Umva karabika.
Celestine nziza. niba bimeze neza rero jyana n'uyu mwana w'umukobwa atereka ariya ku rugata rudahirima, hanyuma mbwira ab'iwacu ngo inyota y'abasaza ntizishokere zose bakumenye n'abo muri kumwe. Urakoze. Kongera mu mpera amashyaka byaganiriye neza. Ngira ngo kandi buri yatanze ikaze aravuga atabikambere mumenye muziture maze zo gusa kandi muhari. Protokole na service muze gufatanya kugira ngo iyi gahunda ize kugenda neza. Maze zose muzikurikire mero buri wese uri hano aze gutsirikirwa icyaka maze tuze kwizirwa muri kino gitaramo. Mubyeyi mwiza rero ngira ngo uhawe ikaze kandi risesuye nubwo iwacu bagiye kubakira kandi bakabazimana nkuko nabibabwiye iwacu nta cyabuze Imana yatugiriye neza. Kandi data yakomeje kubigarukaho arababwira ati natwe ntidukangaza, niyo dukangaje dukangaza uko twizera bidakanga imitima y'abizera bitatuma abagabo bavuga amangambure. Iwacu ntizigera ku rusenge ahubwo tugira imitobe myiza y'uburyo bwose n'amazi meza atetse n'ubushera wabutekeye amazi twasingira umusaraba Uwiteka tugirira neza Imana duhana umugisha. Ariko kandi data yavuze buriya ati nuza kugira iri kubanda uze kundengurira iryo renga ndimurengurire kuko ntacyo yakwima wageze iwacu ahari ndaza kugwakirwa ubuhake butoya ubundi wigerere wowe kabyarawe muze kwishyuka. Niba hari iri kubanda nyamureka uze kunkuma akabugu maze nkubwirire data uze kugira ubutoni wacu urakabyara uragahirwa Imana mu bantu. Urakoze cyane. Abagabo baraho. Abagore bose nababonye niyo mpamvu ntabakubajije. Abafaransa nibo bavuze ngo iyo hari umugabo umwe mu bagore 109 bose bahinduka abagabo atari uko abagore babuze ariko nuko ariko abagore turi ababyeyi turi nabonye wabakomereyeho bonoshiza abagabo imbere baraza baraturamutsa ngira ngo umugore wanyu aracyari hirya mu cyanzu. buriya nuko ariko gahunda iba yagenwe ariko abagore b'iki gihe bimirijwe imbere nuko ngo hari ubwuzuzanye n'uburinganire ntabwo ari uko twabaheje igitaramo cy'umuryango ubwo cyo nacyo cyasaba ikiro ariko abagore b'iwanyu mbifurije kujya nabo imbere nk'abandi. Hanyuma rero usanze dutaramye inshuti yanjye mu bitaramo bitanu abanyarwanda bahanze igitaramo cya mbere ni icy'umuryango. Celestine yaremesheje igitaramo cyishimira imyaka abo mu muryango wacu bagezemo uko Imana ikibadutije. Dufite abakecuru n'abasaza bageze mu myaka yo hejuru. Igitaramo cy'iwacu twashimiraga rugira ko Imana ikibadutije. Ikindi turimo tugera ku musozo w'igihembwe gikiri cya kabiri cy'abanyeshuri bacu. Twaragisha Imana urugendo rw'abanyeshuri bagiye kwiga ariko turabona Imana yarabigenje neza kugira ngo dutarame ariko kandi nawe tugutumaho kuko uri inshuti yacu kugira ngo twungure inama kugira ngo namwe mutubwire uko iwanyu abasaza bizo myaka hejuru bameze n'abanyeshuri uko biri kugenda. Nicyo rero twagutumire ngo tuganire ndetse no kwiterambere. Uyu mwanya rero utaramirwe bakwakire hanyuma igihe nikiza kugera nawe uraza kutuganirira nshuti yanjye. Murakoze. Ni amahoro ariko abana b'iwanyu baratsinze. Abana turacyategereje umusaruro wabo. Abana tugira biga babayo. Yego. Abo tugira biga bataha. Abo bose ntabwo turabona umusaruro. Gusa babandi biga bataha batubwira ko batsinze. Nuko. Ariko buriya nyemezamanota izatwereka ko abana batsinze neza. Muzabimenya neza. Gusa dukurikije uko twabafashije bakurikiza ko twabatahaye ibikenerwa byose dufite icyizere ko abana bazatsinda. Hoya bazatsinda. Sebanje. Iwacu rero bakunda inyunganizi z'ibitekerezo byanyu. Niba
urutoki rwarabaye ingaga, imivure ikaba indoha, ibibindi bikaba bya rutuma indiba. Ngaho tuguhaye rugari ibiganiro. Murakoze murakoze. Azariya twishimye nk'umuryango w'umubyeyi Imana Filipo ibyo mwatwakiriye mu rugo rwanyu. Muhire Mvunyi Hobe. Ndakumva. Buriya natekereje umugani w'Abanyarwanda bavuga ko amaboko azaguha uyabona mwiramukanya. Babonye ko ntacyo umuntu yabura mu rugo rwacu. Reka nsabe abo y'umuryango wa Hitimana Filipo n'inshuti zawo bahuze ibiganza babashimire ko mwaduhaye ikaze mu muryango wacu. Ababyeyi nabo mwashiraho impundu kugira mugaragaze yuko baduhaye ikaze muri uyu muryango. Hire rero kuko abikomojeho, ntabwo igitaramo cy'iki ngiki kidutunguye. Twaganiye ko tuzasura umuryango wacu. Twishimiye rero uburyo mwatwakiriye kandi Imana ibaha umugisha. Turawakiriye inshuti yanjye. Twaje rero turi umuryango nk'uko atubwiye ufite inkomoko. Urakomoka mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Nyabihu, umurenge ni wa Kabatwa, ariko ubu ngubu ahinduwe Kabatware. Naho ngaho dutuye. Twaje tubagendereye rero hano mu Murera kandi twishimiye uburyo mwatwakiriye. Noneho dutegura uru rugendo, umubyeyi Filipo yaravuze ati bana mwe nubwo muzasura umuryango mugari wa Zariya, yadutoje umuco wo kudapfa kugenda imbokoboko, adutegurira intwererano. Ndakumva nshuti yanjye. Adutegurira intwererano. Ariko aravuga ati kuko tumaze iminsi tunasarura, aravuga ati bibaye byiza ngasangira n'umuryango wa Zariya ku mbuto tumaze iminsi dusarura. Ariko kuko umuryango wa Zariya anari n'igihango waradushingiye, tukanabyukurutsa tukamwereka yuko abakobwa badushingiye bameze neza rwose, byaba ari byiza. Nuko rero twaje tuzanye urwerero kugira ngo twitwerere umuryango, tuzanye no kuri za mbuto kuko Filipo yaravuze ati nta kurya twenyine dufite igihango, ariko nanone kuko badushingiye kandi bigaragaza ko babakobwa mwadushingiye bameze neza, kuko bishoboka ko twakongera tukabasaba n'undi. Reka nsabe abo bafite iyo mbuto batambukirane imbere bayigeze ku muryango wa Zariya. Twagaye ko kwa Zariya bakwakira neza, bafite ibintu, ariko kuko ari umuco tugomba gutwerera gishikiriza umuryango wa Zariya, tukaba tubatwerera atari uko babuze icyo babakiriza, ahubwo kuko ari umuco. Ese intwero murayakiriye? Iyi ni intwererano. Ivuye kwa Filipo. Kwa Filipo. Intwererano turayishimye. Kandi ni n'umuco nyarwanda ubundi gutwerera. Murakoze rwose. Ariko usanze hari izindi dutwera so kudufasha. Ahubwo ijambo ry'Imana afite ngo abafite no bazagira gute? Bazongere. Ubuje kongera ibintu mu bindi. Ariko ntitukunyaze. Niba rero rusigaranye niba rusigaranye yonyine. Oya. Mu kidakama. Aho ngendanye muri kirumuri. Ariko bwana Muhire. Filipo yongeraho ikindi. Aravuga ati rero igihe nikigera, nubwo murabasanga mu gitaramo,
byari byose namwe muzabakira umwanya mugire ingingo namwe mushyira mu gitaramo cyawe nimubona umwanya ukwiriye rwose natwe muradushyira ingingo yacu murayishyira mu byigwa tugira icyo tubagezaho ijambo ryacu. Yakubwiye ngo nawe urazikenera kugira icyo tubwira mu gitaramo. Turakenera icyo kubabwira mu gitaramo. Aha, none ari imbere n'inyuma urifuza kujyayo? Nubwo umukuru ariwo kugenera ariko bibaye byiza mutubanje byadufasha byabafasha ku byigwa by'umunsi twari tugeze. Mubyeyi mwiza burya nta nubwo ari umushyitsi gusa waje ahubwo ambwire ngo abandi bashyitsi batatu bavunyisha kandi nabo mbaha ikaze kuko mwari mwanzitse igitaramo nanga kubabwira. Uwa mbere yitwa Madakika yavuze ati muramenye mu gitaramo cyanyu kuko mutamenye yaza kubarengana. Uwa kabiri yitwa Cinkoni Zamba atuciye inkoni zamba nanjye naza kugira umwanya usesuye muri icyo gitaramo maze izuba ntiribarengane. Uwa gatatu yitwa Dohora atumudohoreye yaza kugabana maze numvise bazuza impundu bugira kabiri bakavuza n'izicyurishya maze bakaza kugabanirwa niba bishimiye ni muri amashyi maze umubyeyi muze kumuha umwanya mu gitaramo murakabyara. Hanyuma rero Muryango mwiza iwacu twari dutaramye tugeze ku gika cyo gutanga amaturo. Reka tuguhe umwanya ubanze nyuma yaho uraza kudufasha no gutanga amaturo. Murakoze azi kuganira neza mukabimpa amashyi n'impundu murazitahana muzigereke ku bishyimbo koko amashyi n'impundu mukabyara. Ubugira kabiri burya ngo impundu zivuga utatu umubyeyi unyemereye mbanze mbivuga ababyeyi bari hano bataza kutugarisha. Hari iziririkiza maze izo bamara kuzivuga bakavuga impundu z'ukubiri bakavuga impundu z'ugutatu zigabana bacyuyisha mwuka byaramwe mutaza rwose gutuma urwanaga n'izicyurisha tuzibura muvuga iziririkiza gusa. Ngaho ni mubigire twumve ko mwabimenye maze tuze kwizigwa muri kino gitaramo mwuka byara kandi wishyuke amashyi n'impundu mwuka byara. Izo niziririkiza urwanaga izicyurisha mugabanye mwugahekamo. Imana ibagire neza murakabyara. Mubyeyi mwiza nimwishyuke. Mubyeyi mwiza muhire ngo teze yombi wamfura we. Twongeye kwishimira ko mwatwakiriye neza muri uyu muryango kandi twishimiye ko muri uyu muryango ugira amazimano y'abashyitsi mwatuzimaniye. Reka sabe wa mukobwa uri kuduhereza muri iki gitaramo noneho atambuke azane kuri ubwo buki maze tubusangire. Buriya nta jambo ryambaye ubusa n'ijambo maze twumve ko twayivugiraho ijambo. Numvise iryo umbwiye uti tuyisangire niko byifuza. Waje se udasogongeye? Nasogongeye. Hanyuma kwa Filipo bagira urutoki ruracyari ingaga? Tugira urutoki rw'ingaga. Ubuse mwatwaye igitoki kimwe? Ntabwo cyaba kimwe. Ntabwo cyaba kimwe. Ubu harimo intuntu. Harimo intuntu. Harimo kayinja. Ariko nta ndaya zirimo. Harimo gisubi. Yego. Rekera. Ubwo nta ndaya irimo nibakureho uruko. Nagize ngo bashyizemo n'icyitwa indaya. Ntacyo nibakureho. Hanyuma yose ntiyagiye ku rusenge. Oya. Buriya harya buriya Nyabihu kangaza uko twemera ntabwo twahise ku rusenge. Muyihati birenge twatangira kugiye kuvuga amangambure ya yindi bavuga ngo ikura mu icupa ikakura mu bagabo. Muyihati birenge se cyangwa muyihati bikonje? Bikonje. Ubu haje ikoranabuhanga. Mwengesha ikoranabuhanga. Ntabwo ibirenge bikibaho kuko n'isuku tugomba kuyitaho. Muhereze bayihati bikonje nyakugira Imana. Abasore b'imbaraga bakayihati bikonje mu muvuri. Muhereze abanza abantu b'Inyabihu nta wamenya. Tubanze ko mbona usoma utinya se wakagira Imana watsitsimuraho kumva uko
butabire bw'Inyabihu. Nawe ndabona iyo ntoye uri gusomokera soma ndebe. Wanyengo ndabona no kuntu yagusoma ntomanuke. Niba ari icyo yashyizemo ngo muhangamane naye ndaguhangamuye. Zano kumwenga. Mezite. Mwenga neza. Icyaha cyayo nuko nebitanahiira ampiramo ntacyo. Mwenga neza. Ntabwo yaguhira mu kukundi umuvure. Cakabuye ngo genda uganire. Ava menye guca urugenyo urasuke ku mbumbuso uze kumenya isatumba y'urukatsa uraza gucyura umunyana ariko uze gucyura n'umwakaka nuca ukubiri n'umuco ndaguhakira ku icukiro ariko nuza wemye uraza gutaha icumu rireba hejuru wamfura we ngaho rero urutete rusarura amagambo n'amatwi. Baye tubashimiye cyane ko n'ingata zacu mutarazirenza urugo uko buramuzirengeje urugo twakumva yuko inzoga twatuye zitemewe ariko kuyishyira ku ruhamo n'ukwerekana ko inzoga yakiriwe. Turabashimiye rero abo turi kumwe babapera amashyi. Muryango mwiza, muryango wa Zaria, reka bisubiremo twongeye kwishimira ko mwatwakiriye neza. Nitwa Sebagenzi Etienne, naje muri iki gitaramo mpagarariye uyu muryango wa Hitimana Filipo, ariko twaje tuzaniwe n'ijambo ry'urukundo. Misi yashize muri Kanama Kanamiranseri tugira twabyaye abakobwa tubyara abahungu, tugira umwe mu bahungu bacu bari dushoje igicaniro cy'amasengesho. Umuhungu aratubwira ati buriya ndabona igihe kigeze yuko nashinga urugo kimwe n'abandi kagira umuryango nanjye gakomeza gutanga umuganda wanjye kubaka igihugu cyacu. Ariko ijambo ko twe tubyumvise ridutunguye nk'ababyeyi n'abakuru be, baravuze tuti iryo jambo ni ryiza, tuzongera tufate umwanya turyicare nk'umuryango turebe ko twariganira. Umunsi wakurikiyeho mwana yongeye kutubwira rya jambo, amaze atutese mwana we ni byiza kandi tukuzi nk'umwana mwiza w'umuryango, mwana ugira umurava ukora. Natwe icyo gitekerezo turacyakira nk'umuryango, ariko turamubaza tutese utubwira ko wakunze ukaba ushaka ko tugusabira, wakunze uwahe, ukundira iki? Mwana aratubwira ati nakunze umukobwa wo mu muryango wa Zaria kandi mukundira ibintu bigeze kuri 4 arabitubwira. Icyambere yatubwiye ko umwana yamukundiye kwa mukristokazi kandi kubemera ijambo ry'Imana, kubaka umuryango utubakiye kuri Bibiliya ariho kubakira ku musenyi. Icya kabiri yakundiye uwo mukobwa aravuga ati ni umukobwa ugira imico kandi akagira indangagaciro, akeka ko yakuye ku babyeyi kandi ni umuryango mwiza, turawushimba kugira indangagaciro. Cya gatatu umwana yatubwiye atubwira yuko umukobwa ari umukozi kandi buriya Bibiliya bivuga ngo udakora ntakarye,
aravuga ati rero umukobwa w'umukozi dushobora kuba twahuza imbaraga tukagira aho tugera. Noneho icya kane yaravuze ati umukobwa agira ibitekerezo byiza, ni umukobwa ushobora kubaka umuryango uhereye ku bitekerezo agira. Turabyakira, umwana turamushima, turavuga tuti uyu mwana rwose arashoboye kuko ashoboye kudusobanurira icyo yakundiye umukobwa. Noneho turavuga tuti kuko ari umuco, reka dushake nyirasenge abaze amakuru, nubwo umuryango kwa Zariya tuwuzi neza, ageremo, ni umuco. Nyirasenge agezeyo abaza amakuru, yasanze umukobwa, araza aratubwira ati rwose umukobwa nta kibazo twamushaka kandi tukamushingira umuhungu wacu. Ngo twatangiye ibice by'umuco nk'uko mubizi, twatekereje gahunda yo gufata irembo. Ubwo twatumyeho umuryango, tubabwira itariki tuzaza kubasura, twaraje nk'itsinda ritoya. Noneho gahunda yari tuzanye yari yo gufata irembo. Bwa mbere irembo twararisabye, ntibaje, yaje umuryango warariduhaye. Noneho irembo bamaze kuriduha turarifata. Twatanze mbogo, isuka y'ifatarembo. Twagombaga gushinga isando ku bikingi by'amarembo yerekana yuko umukobwa muri urwo rugo yafatiwe irembo, ariko kuko kiliziya igenda ikura kirazira nta sando twashinze, ahubwo twagendeye ku cyizere. Turavuga tuti umuryango wa Zariya ntabwo dukeneye gushinga isando yerekana yuko umukobwa hano yafashwe. Noneho turababwira tuti ntabwo turi basendataze, twaramwumvaga kera, twewe tugiye kwitegura, tuzabamenyesha igihe kitarambiranye, tuzagaruka noneho mu muryango mugari kuba twaza gusabira umuhungu wacu. Nuko twateguye uyu munsi. Umubyeyi Filipo aravuga ati rero mugende mu muryango wa Zariya, wa mwana w'umukobwa mwafatiye irembo, mugende noneho imiryango yateranye mumusabe ku mugaragaro. Iryo niryo jambo ryatuzanye, ni iryo gusaba umugeni. Umugeni dusaba ni Kristera Mfitumukiza, tumusabira umuhungu wacu Manishimwe Samuel. Iryo ijambo ry'umuryango wa Hitimana Filipo. Utubwiye byinshi, ariko ndagira ngo ubikubire mu ijambo rimwe. Urasaba iki? Ndasaba umugeni. Reba gushimira. Umugeni usaba, Bibiliya ivuga ko ari uguhakwa. Si na Bibiliya gusa, niko muco nyarwanda biri. Hanyuma rero ukura umugeni wa Celestin Ramutswe umuryango, bisaba kuba ugasubiza ibyo ubazwa byose kugira ngo utahane ubutsinzi. Siko biri? Ko biri. Wowe rero n'izo mfura muri kumwe tugiye kubabaza. Dusanga muboneye muracyura umugeni, dusanga mutaboneye muzagaruka. Muremera kubazwa? None se muhire, abantu intore mu muryango wambajije ahagararira uyu muryango, ibyo bibazo tukareba deliberation aho iratugeza. Niba nagiraga ngo ubwo uri mu muryango, niba ubibazwa wenyine ntacyo bitwaye, none abisubiye n'umuryango nabyo ntacyo bitwaye. Tugiye kubabaza ibibazo 62. Ibibazo 62 mwabitsinda, turabaha umugeni. Kandi umbwiye ko wihagije uri bubibazwe wenyine, wenda abagabo bari kugufasha kubisubiza, ariko icyo dupfa nuko mudusubiza.
sibyo tiye birashoboka rwose yuko nabona hari umwe muri izi mfura turi kumwe akaba yanyunganira ariko muhaye akanya aho ngaho rero hanyuma rero ariko kandi bishobora no kuba bikeya bitewe nuko mushubije neza ibibanza yego banza umpe uwo mugabo kuri ruhande mu uraho mubyeyi uraho neza ni amahoro turashima Imana ngo muje kudusaba umugeni tuje gusaba umugeni mu muryango wanyu abanyarwanda bo hambere baravuze ngo ugaye imfura z'iwabo aragenda iz'iwanyu se mwazihoye iki ntabyo twazihoye muvandimwe kugira ngo nkuko mugiye gutubaza ibibazo byinshi nkuko wavuze uti tubikubire mu ijambo rimwe yego hari ndibwira ngo aho ari ubupfura bukomeza kuba ubupfura yego turakomeza kubikubira mu ijambo rimwe iryo jambo nta rindi yego ni ryo mwasabye umukuru uhagarariye umuryango ni naryo dutangarije yego ni naryo turakomeza kwerekeza mu cyo cyerekezo nk'uko namwe mwabishimye urakoze cyane urakoze niba gukomere mu mashyi Etienne arame iwanyu hageze iterambere yarahageze ngo amazi yari ikibazo ubu mwabonye amazi oya dusanganwe amazi murayasanganwe muvoma hese ubu ushatse kuvuga yuko wenda tuvoma hafi mu kinyarwanda baravuga ngo kuvoma hafi uzi icyo ari cyo ntabwo yatorera inganzo aricyo twahereyeho buriya uyu muryango tufitemo igihango hari abandi mwadushingiye ikigaragara ni uko mwabonye bameze neza ni ukuvuga ngo ageze mu muryango iwacu buriya abo bakuru be asanze inyigisho bafashe cyangwa se umuco wabo bazakomeza kuwumutoza ku buryo atafata indi nyigisho idasanzwe cyangwa se imico idasanzwe kandi asanze ababyeyi naho yajya aririmbirwa uririmbirwa azaririmbirwa nuko hanyuma rero uti Christelle ngo uramusabira ndi Mana ishimwe Samuel noneho komeza tiye konzi ko kiri umukristo kandi uri kumwe n'abakristo mugira bibiliya turayifite mujya muyisoma se cyangwa muyegura ku isabato mu gitondo murayisoma murayemera se mukemera n'ibivamo twemera bibiliya urayifite aho se cyangwa bibiliya ndayifite urayifite ngaho dusomere mu rwandiko rw'abakorinto rwa mbere tuguhe igisubizo giturutse muri bibiliya kuko uyemera wafura dusomere mu rwandiko rwa mbere rw'abakorinto ibice 7 usoma umurongo wa mbere rwa mbere rw'abakorinto ibice 7 umurongo wa mbere ibyerekeye ibyo mwanyandikiye yego ibyiza ni uko umugabo adakora ku mugore mwakira ijambo ry'Imana mwakire neza ijambo ry'Imana none wowe ngo urashaka ngo Samuel uramusabira Christine tubigire dute ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo si byiza ko umugabo aba wenyine kandi umuryango wahanzwe n'Imana ni ukuvuga ngo turatera mu cyo Bibiliya yavuze ko barambwiye ngo usanga umushaka asanga umweko woroshye ababyeyi barambwira ni noroshye umweko hanyuma kandi turi kumwe na pasiteri atubwiye ngo iyo biga Bibiliya nta muntu usoma umurongo umwe soma uwa kabiri wumve ko utakurengera uwa kabiri turabandikiye oya aho ngaho wari uri gusoma
karindwi umurongo wa kabiri ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore n'umugore wese agire uwe mugabo. Bavuga ngo amen. Amen. Etienne. Amen. Ya bibazo biraza kuba bike uko ndi kubona ugenda usubiza. Wenda biraza kuguhesha amanota yo kwimuka cyangwa gusibira. Hanyuma nshuti yanjye. Yego. Uti Samuel ageze ibigero. Ageze urugero. Samuel yakegura icumu agatabarira u Rwanda, abanyarwanda ntibifate mapfubyi. Yatabarira u Rwanda. Yatabarira u Rwanda. Samuel amapfateye yagenda agatanga ibibyiza atiganda akagoboka abo mu rugo. Ni umukozi yakorera urugo. Samuel yarize ahuzagurika bitekereza afite birashoboka ko byakubaka umuryango kandi akawutunga neza. Yaba rutagambirira guhora akaba icyotero cy'abatabazi. Yagira umuryango mwiza. Yasanga muberura rugina agatera agatebe. Yaba rwesananga mu nka za so n'izanyu. Wamushinga n'umuryango kandi umuryango ukaba yawuyobora. Mparaye icyizere n'icumu ry'abatware kandi namwe iwanyu mugira abatware. Ninde uritwara iwanyu? Icumu ry'abatware. Icumu ry'abatware. Iwanyu ninde uritwara mu muryango? Tugira umukuru w'umuryango. Ninde? Umukuru w'umuryango. Umukuru w'umuryango arahari. Nahagurukira n'abasuhuza. Niwe uritwara nahaguruke murebe. Niba ari uwo niba mukomere mu mashyi. Ni umugabo mbona utaterwa hundi. Etienne. Amen. Iwacu ntitugorana hagorana abatindi kandi ntituri abatindi. Kandi ikindi turi n'abakristo. Ndagira ngo nkubwire ngo uko warimo usubiza dufite umukosozi mu muryango wahoze uguha amanota. Ndagira ngo bagutangarize amanota wagize. Niba ari agusibiza ugurasibira, niba ari akwimura turagera ahandi. Yego iwacu tugira umurezi yitwa Posiyani. Kosora bimucisha nk'umurongo utukura, ibindi ugira gutyo ugatanga vi. Ndagira ngo utangaze ku mugaragaro amanota bariya abantu bagize. Murakoze mubyeyi mwiza. Ibibazo twabajije ababajijwe nabonye basubije neza, amanota bafite abemerera kubona umugeni. Amanota bagize uretse ko burya amanota yose akenshi iyo umunyeshuri yize neza byose arayabona. Barize baritegura ku buryo wagize amanota 10/10. Hanyuma ariko ayo mwabonye yose abemerera kwimuka. Murakoze. Ntago abemerera gusibira. Hanyuma rero natwe iwacu tugira abagabo bakaba intare z'imiryango, kandi abo bagabo ni abagabo badaterwa nk'abandi. Nabo rero twaganiraga bumva niba turi bukwemerere umugeni. Ndagira ngo uyu ni mukuru wanjye. Bariya abantu tubagenze duti. Sebage. Karame. Muraho. Aho murakoma. Hari akandi kabazo nashaka kubazaho gatoya. Ese uwo musore usabira mwazanye? Twazanye. Ari hano? Ariko kuko afite babyara be agira base wabo hafi hano, ari hafi hano kuko ntabwo yaza mu gitaramo cy'iki. Ngira ngo numve yuko ibyo twariho tuganira
yaba yabyumvise iciro cyo kwa se yuko akazagikizwa n'iki? ubwo niko kabazo nari mfite konyine, ubundi ibindi byose nasanze mubyujuje. Murakoze cyane. Etienne Karame yaragize ngo twaganire umuko ari kutwumviriza. Hanyuma ara mu Kinyarwanda kiza aravuga ngo buhake budaturutse mu mbere bucikirago. Nkondera ngo hakirwe kuri ba nyirasenge b'abana biwacu. Hanyuma ubwo buhake butegereze, tugira ba nyirasenge b'abana ni benshi, ariko uyu munsi washyizwe ku isonga no witwa Tabeya. Niyegere hafi nahaguruke. Shanga egera hafi, egera hano hafi, bagushyikiriza indangururamajwi cyangwa tumugumana. Mwana yarazwe neza ashobora kumutanga. Wabyumvise? Wakoze cyane. Nyirasenza senza cyo, ariko tujya ngo tubatangarize ibyavuyemo ku muryango wose. Sibyo tiye? Yego rwose. Wari wagera ahantu basoma urubanza se? Bari kuvuga imyanzuro y'urubanza. Arahageze. Warahageze. Haguruka rero wifate neza nk'umuntu ugiye kwakira imyanzuro y'urubanza. Reka nifate neza kugiye kwakira imyanzuro y'urubanza. Hanyuma ngiye muhire inkomarume y'umuryango kwa Celestine. Nizi mfura turi kumwe umuryango wose. Dushingiye ko mwaje kudusaba umugeni. Dushingiye ku byo mwadutuye, ibyo twanyweye n'ibyo tutaranywa. Ndagira ngo tubatangarize ku mugaragaro ko dusanze bidashoboka. Kabiri, dusanze byose bidashoboka. Hanyuma ubugira gatatu bisubiremo. Dusanze bidashoboka ko umuryango kwa Philippe mwabura umugeni muri uyu muryango. Etienne Karame, abo bantu bose mwari muri kumwe? Hari abantu bari bageze muri gare y'Nyabihu bataha, bagize bati burugumesitiri arabihinduye, ariko mu izina ry'umuryango wacu tubemereye umugeni, ariko ikihamukura kiragumye. Murakoze. Reka nsabe wa mukobwa atambuke. Muryango mwiza, muryango wa Filipo, ugiye guhuza ibiganza dushimire umuryango uduhaye umugeni n'amashi ndetse n'impundu. Noneho nyirasenge wamubajije niba yatanga Anne Christella, aravuga ati rwose uriya muryango mwiza usanga ari umubyeyi w'impuhwe, mbahaye umugeni. Iki gicuma murakiduhera nyirasenge. Ni icya nyirasenge. Urakoze kuntuma, uri mukuru zino muco. Nubwo rimwe na rimwe benshi mu muryango dukunda guhura tugasangira, ariko umuryango nawo tureka tuwushimire muri rusange yuko uduhaye umugeni. Hereza umukobwa ntwaze. Reka umukobwa agutwaze, ariko turabashimiye cyane. Wowe ugumye aho ngaho. Hanyuma rero ibisigaye tugiye kuyavunagura arakwirwa mu ruhago. Umuco nyarwanda inkwano ni kabiri, iz'umuco n'iz'umuryango. Zana inkwano z'umuco ukoshe ku mugaragaro. Yango mwiza, ubwo kera bakwaga n'ibindi, bagakwa isuka, bagakwa nkuri, bagakwa umuheto, bagakwa ni byinshi, ariko uyu munsi reka twazanye inkwano z'ibanze zibanziriza inka. Banza unkwere inkwano za mbere. Ubundi mu muco ni isuka n'akabindi, izo ni iz'umuco. Iz'umuryango ni inka. Hera aha ngaha. Hano hari isuka, bayita cyozi cyogera inka. Yego. Iyi ikaba rugori rwa cyozi. Iyi ni imberuka yayo.
imashini ikata ubwatsi niba yita ntajoro ku mutunzi. Jya uyita ntajoro ntukayita imashini cyangwa kayuya. Ni ntajoro. Ni ntajoro. Imashini niza mu Bufaransa. Ariko reka twitange yuko twabonye ibisubizo mu muryango wanyu. Murakoze cyane. Kirashaka urahe ibi bipfuko. Ibanza ukoreho ibi bipfuko. Arengeze ngo mwakanyuje kuri centre de santé kakomeretse. Ndayishimye. Hano iki ni ikibumbi. Iki ni ikibumbi imitavuna za nyina bizashoka. Ni igikoresho kera bararamvuraga kagira ibyansi ariko ni icyansi cya kijyambere. Igikoresho pasiteri ari hano arakibatiza nitugera mu muryango wacu nta zina kigira. Iki ni igicuba gitanguye muziyangurira ngiki cyo kudahira za nka turabakwera. Abonye ari isugi nize ngo cyarariboye. Oya ni isugi kuko dusaba umukobwa. Nuko hanyuma rero subira mu byimbo byawe urutegereze. Murakoze. Bigiye kugenda bigere kwa nyirasenge kiraba ababyeyi. Bari ababyeyi ba nyirasenge nibumva impundu z'urwanaga biraba byashimye. N'ubutagira icyo wumva bagusobanurira ibya Gahini na Beri. Urahitamo kimwe. Genda utegereze impundu z'urwanaga. Izo twazivuyeho bagiraga ikungu, izo twazivuyeho bagiraga n'izindi, ariko ubu dufite Nyarwanda kandi zitanga umusaruro. Nizo rero twabakwera ku mukobwa twabasabye. Izo z'inyarwanda nizo mwadukwera. Ku nkaho rero biragoye buriya inka yazamwe mu Rwanda n'umugore witwa Nyirarucyaba. Niwe wayisanze mu ishyamba yatariranye arayicyamura, amaze kuyikama ayishyira se Gihanga ngo ni ijana dukomokaho. Gihanga yishimye rero ayivugaho ibintu bibiri. Aravuga ngo uzakunda umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi azamukwa inka. Uzagirana igihango n'undi agashaka kumugabira azamugabira inka. Inka ni ikintu gikomeye. Hanyuma rero twizi iwacu zikomoka ku nyambo y'inkuku, zigakomokaho n'ibigarama, imbumba kibumbiro, ingegene n'umurizo. Hanyuma ariko kandi amashyo yo angana n'ubwoya bwazo. Ariko mperuka iwanyu namwe mugira inka nziza zirage. Muracyagira irage? Mu iwacu tugira ingegene. Tubakwereye muzivuye mu ngegene. Hari icyo byaba bitwaye. Ikomoka ku irage n'ubundi zose ni inka nziza. Icyo napfaga ntunkwere mu za kijyambere cyangwa mu z'urunyombya. Izo nyombya nizo murazigira se? Oya ntazo tugira. Nare guhita nguherekeza mba nkuroga. Ariko ubwo mutazigira mudukwere muri zo. Eka rero mukuru wanjye agukosha. Mwe twabashyingiye ubushize twasanze bameze neza. Izo mwadukweye icyo gihe ntabwo wakongera ukabariza udukweye. Birashoboka rwose. Noneho rero reka tukorohereza. Muradukwa inyana ebyiri zari pfizi mu mahembe. Izo murazifite? Turazifite. Niba ari izo rero muzidukwere rwose turazishima nta kibazo. Sebage Aramere. Wabyumvise? Nabyumvise. Uyu mugabo ni umukire akosha neza. Umutindi ni ukosha inka nyinshi ashaka gutunga ahereye ku nkwano. Rega buri inkwano ni ikimenyetso. Mwami Mutara yaravuze yagiye gukumugena kw'inkimu. Yego. Abaturage bati kuko inkimwe kandi tuzi kugira inzuri nyinshi. Arababwira ngo inkwano si ikiguzi. Ni ikima neza gishimisha ababyeyi. Niyo mpamvu rero uyu mugabo agukosheje inyana ebyiri. Muri kumwe se hari ukatusa?
murakatuza yemwe mu bantu turi kumwe hari ukatuza ntawe rwose ntawe murazemeye murazemera urwuri rw'iwanyu n'urw'iwacu uko nzi ko zari zibangikanye mwaba mwarimuye urwuri cyangwa ziracyabangikanye zirabangikanye yego zirava mu rwuri rwacu zijya mu rwanyu yego ariko ikirabitwemeza ni uko abatahira baraza hano bakatubwira ko bazakiriye nabonye dufite ijisho ry'umuryango MC nigeze kumva umuriri w'inka izo nka nawe wazumvise karambe mugabo nyakubyana naje kubaza amakuru y'uriya muryango n'ubundi nsanga inka zabo ni umuzi yego kandi nzanga abo zareze baragaragara nuko nshaka kumenya amatahira yabo ariko uze kunkundira hari abatahira bari buze mu kanya batubwira n'amazina ya za nyina y'izo uraza kumenya imimerere yazo ndabizi ko ziza kukunyura urakabyara umubyeyi mwiza ibyo nashakaga kumenya reka ransaba imfura z'umuryango w'iwacu tugiye guhuza ikiganza abagabo ababyeyi numva impundu twakira inkwano badukwereye ku mugaragaro muhiri karame kabiri uriya ngo urabona ndahagaze baravuga ngo nta musabyi usazana umugongo reka shakabogi ariko burya nubwo twatangiye kare dusaba urasinge wisabiraga reka nsabe abasore bari hafi banyaruke babwire Mana ishimwe ko mu gitaramo cy'iki ngiki tumukeneye noneho atambuke umubyeyi muhire amuramutse nagiraga ngo ubwo tukwemereye umugeni Samuel azaza ubutaha ariko batubwiye ko wamugendanye umusiga bugufi nagiraga ngo wenda ni wowe wirwanaho cyangwa n'umwe muri abo basaza ariko wowe ndabizi uri umukristo n'izo mfura muri kumwe ntago mwakirwanaho niba ari Samuel musabire ngaho mutumeho cyangwa se nkugire inama Etienne reka mutumeho n'ubundi umusore uraye ari burongore yirirwa bangaritse amatwi muhamagara reka dusabe uyu musangiza w'amagambo adutumireho kiwe neza utitambuka wembaraye n'ubwembarare uti inkwano zashimwe maze uze mu gitaramo nawe ugira amegamo ukire kugaragurikira mu kirambi cy'iwanyu uti so yakubakiye kandi ashaka yuko uba igihame nuko ukamwungura umuhana uzungura umuryango maze bakarushaho kurandaranda utitambuka baragutegereje kandi kukureba si ukuguharamba ahubwo ni ukugira ngo ugire ubwemba n'isheja muri iki gitaramo cy'iwacu batitambuka rwose maze reka isabe Samuel Mana ishimwe atambuka intambwe imwe asanga tambuka uze hano nkwereke umuryango noneho hano turi mu gitaramo nkwereke ababyeyi noneho bakuramutse uyu Mana ishimwe Samuel umwana mwiza mu muryango yego umwana ufite ubuhanga uko mwabimbajije ibitekerezo bizima bishobora kuba byakubaka umuryango kandi bikarenga n'umuryango akaba yakubaka n'igihugu rero yifuje ko tumusabira umugeni ibyo tumushima umwana mwiza w'umuryango buriya ntiyigeze yacisha muzehe iciro cy'uko wenda yakoze amakosa icyo tukakimushimira kandi nk'umuryango bijeje ko Anne Christella atazicuza ko ashatse nabi natambuke abasuhuze cyangwa umusuhuze nk'umuryango ntago usigira inkona nasabe igisonga cye gifate iyi nshyimbo Samwe uraho ni amahoro gira umugore
siye amen. uyu musore wasabiraga Uyu nasabiraga n'uyu nguyu yabaye ikize bo ntabwo ararwaye mwaravuje biranga bo ariko igicuncu n'umuravumba mwaramuhaye biranga uburwayi afite ntabwo umuravumba ntabwo inyabarasanya ntabwo igicuncu cyawukura ariko abonye Anne Christella ese yarakurangaranye ariko tugira dogiteri witwa Christella arakuvura nubwo bakurangaranye bwose hanyuma n'uyu mwana wasabiraga yumbwira kare rero yuko ari uyu nguyu usabira sinari kuvuga biriya byose reba hariya samwe rambura ibiganza ongera ubirambure amashyi n'impundu twakira umukwe mwapfurana aha hanyuma rero rajya mwakire mu muryango samwe turakwakira mu muryango wacu ibyemezo byose bizafatwa mu muryango uzajya uba uhari rajya muzamure mu ntera ujya wumva radiyo Rwanda ari abantu igikura mu bishanga no mu firiya mu manga ikabatuza ahantu heza yego mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'umuryango wa Celestine tugukuye mu manegeka y'abasore ntuzasubireyo ukundi ubu tukugize umugabo hanyuma MC uyu mumwereka intebe y'imvunwa akicara abami nk'umukwe twashimye mu muryango iwacu. Murakoze cyane wagutwaje inshyimbo igihe wajya gusuhuza data wabanze mutambuke maze uhumure n'abandi ndabamenyera ibyicaro bare nagutambutse maze muhinure utumwuka byaro ni hari ikicara abami wacu ni ku ntebe y'imvunwa data yavuze ngo nawe umuryango wacu uzagirije abasore bose nibahagarara aho ngaho yego barambura ibiganza mbapepere bazakora mu biganza byanjye nabe Etienne yaje kubasabira aho Uwiteka bagenderera ubwo agendereye Samuel namwe ntabibagirwe ikindi dawe ngira ngo nkwibutse uri kumwe muhagaze aho ngaho murajya hehe ikindi dawe ndagira ngo nkwibutse dore Samuel ntaga abafite usibye Uwiteka nawe singa bagendana nazo zigatigabo zazo kuko urareba bamutabarisha iki dore iyo bazisize inyuma yabo n'uwakebuka yazasanga bazitwaye baba batatu burya abandi batatu umunsi bandi bagiriye neza namwe nibatera iteka izabakura mu busiribateri maze mweguke namwe mugira amegamo nimukongere gusiga ingabo mu kabyanamo batatu burya abandi batatu ibumoso Imana ibareba n'amaso y'imbabazi ahari namwe yazabibuka nuko rero dawe nagira ngo mumenyere igikwiriye Samuel murakabyara tugomye ngo uboneke mu gitaramo ati kandi uze nk'uko yakubwiye ko ukwiriye kujya ugaragara mu gitaramo mubwire ba nyirasenge muti ni mu musingo bwa nyuma maze nsaburiya mu kigitananga azamuri kunanga iwacu kugira ngo umukobwa wacu aze kwinjiraho akimbagira aze kuboneka mu gitaramo ko data yamwigombye muti hari abakeneye yuko usuhuza ngaho nimugire bwangu murakabyara no mu birori no mu rugo umugore yakuvugiriza impundu utabaye kugira ngo uzatabaruka amahoro wagera ku rugamba ukarasana wiyimana kugira ngo uzagaruke umusange abagore nazajya bagera mu birori bajye bavuza impundu ntacyo bitwaye ndabona rero isibo ya ba nyirasenge reka bo bataramire emusa akomeze murakoze dawe burya ngo ntawe utinda adahambira nahoze mbaza ba nyirasenge impamvu ya wakuze uteteshwa n'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza ba urabe wo kwinyamirwa uragurana abandi dore basaza bawe urabasize agahindu wasigiye bagatura imana yawe urabasize ugenderese nyamigaha tuzahora tugusura abakobwa b'iwacu abakobwa b'iwacu ni beza cyane bamwe bafata imyeyo abusa abandi bose ibyansi abakobwa b'iwacu barakagwira
urinzwe kandi nta wawinjira. Hanyuma rero reka mbasabe munshyikirize Christella ubundi mwe mucungiye aho ndababwira ugiye mumusubiranira aho ni mu muryango wawe. Christella bravo amahoro nuko hanyuma aho iwacu twaremesheje igitaramo tugira ibirori ababyeyi urababona ba nyoko wanyu ba nyogosenge inshuti n'abavandimwe kandi kubareba bose banyoye rero twabonye abantu baza baterura ijambo baragusaba bagusabye baragutura turanywa tumaze guhimbarwa turagutanga. Ubu rero ntabwo twagutanze nk'umugome ahubwo tugutanze nk'umwana ugiye kwagura umuryango. Ndagira ngo urambure ibiganza unabasuhuze dore ntarubahereye umwakiriza amashyi n'impundu. Hanyuma rero bateruye ijambo ryo kugusaba ngewe uzi kuri inshuti yanjye uri akaboko k'umuryango ndavuga nti uyu mwana w'umukobwa reka tubaze umuryango tubaza nyogosenge. Nyogosenge uramuzi? Nguyu nahaguruka. Uyu rero namubajije ibyo yambwiye ndagira ngo tugende uzi ko ariwe wabivuze. Yambwiye ngo genda nawe yari umukobwa kandi ntacyo yabaye. Ubwo rero nawe ngo ugiye kubaka urwawe rugo. Ndagira ngo rero tugushimire dushimire Christella ko yatubereye umwana mwiza umwana w'umugi ahesheje umuryango agaciro. Reka mbasabe mwese muhuze ikiganza tumukomere mu mashyi tumushimire. Hanyuma mwese nongere mbasabe tumutunge ibiganza tumubwire ngo azagire urugo rwiza. Mwese n'umutunga ibiganza mubwire ngo uyu mwana azagire urugo rwiza Imana izamwubakire. Hanyuma rero Etienne ba hafi uriya mugabo niwe waje kugusaba agusabira umusore wabo ngo yitwa Samuel ariko namenye amakuru usanga Samuel umuzi. Ugiye kurira nawe banzurira n'ubundi umukobwa utarira yabaga ihene wenyine banzurire ntacyo bitwaye. Etienne egera hafi
tugushyikiriza umuntu ukomoka ku bantu. Mbese uyu ni sobukwe yagusabye gusabira umusore wabo witwa Samuel. Uyu mwana nta byinshi twamukubwiraho uko yabanye na ba nyirasenge. Abana b'iwacu bageze cyo guhugurwa bajya mu mbere bakajyana na ba nyirasenge bakarambura umusambi bakamubwira ijambo ryitwa kari murore. Ni ijambo ribwirwa umwana w'umukobwa ugeze igihe cyo kurushinga. Ibyo yagari na ba nyirasenge ni impuguro zikomeye. Ndagira ngo rero tugushyikirize umugeni waje dusaba ku mugaragaro, nawe uzamushyikirize aho ugomba kumugeza. Kristo wagenda wubake Imana. Rero uwo ni sobukwe. Nuko ngaho ibindi biganza byerekeze hari sezere hariya basezere abwira uti ndagiye nzajya nje kubasura. Basaza ba Kristiano gatoya mwerekeye umuryango wacu, umuryango mwiza w'abato w'uyu umugeni wacu. Reka mbasabe mu muhamashi noneho ababyeyi bavuze impundu. Reka aba bana bacu tubifurize gukomeza urukundo. Egera imbere bakiriza mushiki wanjye mwe mumuretse. Egera imbere mu Samuel. Turakoze cyane. Rwose pe oya tataho bavuga ariko kiziki ikindi nazo kukubwira nyuma kujyana y'umuntu yari umuntu ni ikiziki bafatiye foto rwose bayifashe neza. Ni ikiziki rwose ngaho utambuka hakurya abone y'icyo yibwiriye. Urakoze cyane rwose. Ubwo n'umwe byinshi ntacyo bitwaye. Hagarara neza. Bagafite ikiziki maze samu kuri ibyo ntibihagije igira hariya bakime neza ibiko mugu iyengerere hariya akakubwira maze rero yambwira ati urwandiko muhaye ugeze hariya kuri beka wari wasomera no mu isoko wari wasomera ugiye no kuri litiri wari wasomera kugira ngo nakagira ibigotsi wamusukana ntacyo bitwaye impamvu ntumwishe nawe namwe urwamba ariko iyi uwo burya noneho uyu munsi amandazi yose uri kure muri barayangura arangagure byiza bijwi cyane wagira icyo urabira n'icyapa gishyashya mu isoko byakunda maze uyu muntu ho gatoya mubwire burya egera imbere gatoya. Noneho hari ikintu bita tanabawutu ntabwo mukizi. Ni ukureba inyuma tanabawutu maze mbone purake z'imbere tumurenga Imana ibamugisha urakugurishije mukagenda nimusubirane mwarakoze cyane maze samwe iki kizabisinya gikomeza mu izina rya Yesu. Onyamuhobere abafite ikirego kijyanye ku kagari n'aba n'ibyo barimo kubera babahaye amashyi y'impundu ishyari gusenya icy'icyumvira. Oya nimwongeze urambi batahe urumve mu nganda duhobera umufatuza y'ibintu n'undi ariko abantu mufite icyayi barisohokanye mu muryango rwose ingorane ni abazima n'ibira byanditse. Maze rero nsabye tutambuke ubumaho rwose kugira ngo abari bakamagambo neza maze yavuze Samweli yavuze ati inzira n'ibishoro n'izindi ubwo nakwishe kandi birisha kure ati atunyemerere uzane ikiganza cy'ibumoso maze umurutoki usumbe izindi nk'uko nanjye nakumvishije abandi ati umurutoki usumbe izindi ari abasiribateri ariko muri hebiri muri hemuka byaraga amashyi rwose maze ugire gutya wabwira uti mwese ndabasezeye Samweli bikorokere atazagira utera ibuye ku karere mwamuhaye amashyi ariko ndiri mwabaye gutya
yego rwose kandi samweli ati si cyo gusa ahubwo hari uruhisho rw'ururabo rumpumurira nk'uko impumuro yawe yampumuriye maze nkaza gusanga ati impumuro yawe ikantamaho maze nkaza gusanga makumyabiri. Murakoze cyane, murakoze rwose. Maze nsaba abafite za mpano zigeze hino kugira ngo nazo zibashe gutambutsa mu buryo bwiza. Samweli yaravuze ati uruhisho mfite usumba izindi naguha, ati n'impano isumba izindi. Abafite impano ya Samweli nibatambuke kugira ngo mu kanya gatoya ibe yageza. Maze mu gihe batemye nimutambuke kugira ngo iyo mpano isumba izindi Samweli afite yavuze ati iyi ni isumba izindi naguha mubashe kwimugezaho maze ibashe gushyikirizwa nyirayo. Samweli yaravuze ati ni wowe kwizera ugira ngo umutima wanjye maze uratekana, ni wowe nifuza ko twaganira ibintu tugatera imbere, ati iyi mpano ni uguhisha ku bintu byinshi. Ati ngiyi mpano iruta izindi kandi mbere ku mutima wanjye ntabwo akanezerwa. Murakoze cyane kandi kwizera nawe gatuma kurya intumwa y'u Rwanda ndetse yavuze ngo uhuguha narabitoje ati mwuzanire uruhushyo ruruta izindi nahishiye Samweli kugira ngo urugere ku mutima kandi rumumere.
banyuze mu nzira atambutse ndaza gusaba basaza b'ubugeni batamuke nabo baca bakaba bari hafi rwose n'abasore Samweli natambuke Samweli rwose ko watemye ukabyara ndasaba Bugingo nube hafi Bugingo niba ari hafi atavuga impano ndasaba Emmanuel kugira ngo ari hafi babuhe impano mwabantu mwe nimunyarutse turabasabye rwose turasaba byinshi kandi kugira ngo ari hafi babuhe impano Bugingo ndabona hari yabuze turasaba Emmanuel niba hari nayo mu mpano mube muri gato turaza gusaba kandi turaza gusaba hari nawe atavuga ishyize impano yagize ndaza gusaba protokole intebe ebyiri nongere ntumeho ababyeyi bombi tayo mu ipapasha kugira ngo bahagere babashe guhabwa ipapa ry'ababyeyi bagize neza famiye ya Marene niba bari hafi simbizi babaye bari hafi niba babatunze ndasaba nyogokuru nsabe ka kanseri somo kugira ngo batambuke babashe guhabwa impano abafite izo mpano ni zitambuke mwaka magana Samo manura hasi. ndasaba umukecuru aratambuke umukecuru aratambuke kaka wese kugenda reka mufashoka reba niyo mpande wese izindi wakabyara bakugereye abana rwose mwabambiriye abashyari kudiko batekereje neza batujye ubigira bigutera ishema ry'uko wabyaye neza ati n'abakecuru natambuke turasaba rero gusubira mu ngingo kandi urakoze cyane dusabire nyogokuru nimugeze mu ngingo fata nyogokuru mugeze mu ngingo asaba ko umukecuru nawe tambuka ukabyara nyogokuru bakugiriye iyo mpano y'ubuzima bati ujye uhigira gutera ishema ry'uko wabyaye ati kandi si ibyo gusa ahubwo ni impano ari iyawe mama shuri akamubwira impano
famille Papa.
Misiri Muhindo. Kagira Musare, abateganya Kristina, bitewe n'impamvu yari batanga impamvu yabo. Ikigo bakanyagura gucuruza ha. None unyemerere rero abo tungana mbanze mberekeye ku ruhimbi rw'iwacu, ariko unyemerere uze kunyakirira umubyeyi kugira ngo muze gutambukana umungerezi wacu maze byose bikorwe neza kandi kuri gahunda ngo niko Pawulo yavuze. Mubyeyi mwiza ndagushimye mwishyuke. Unyemerere mbanze batambutse aburungano. Imana imara agahinda mugarye ntawe hindira mu nzu usanganiza amashyi n'impundu nkubereye ibirori. Kibambaza umwana ukijipfu bikamubira agasusuruka iteka ntasuhererwa wangerewe. Umukobwa isaro ry'abashumba ubu ni inkumi nziza y'intigisamo yasabwe na Gitimba umusore w'intatirwa abahizi amukobasha munani yo mu mutwe w'imbanza bigwi zirimo gatora impeta yagaje inyamibwa yakowe gatanaza umukobwa uzira amazina irimo iyumba gitwita mutatari yatanze iza rutanga kuratirwa abahizi ba Nyamurunga turi mu muhanga wa Marangara. Mbwirira Nyamirinda umusore w'indatirwa abahizi turambikira kuri Nyirabyana umukobwa wanyoye inka ya Nyamushanje. Uramuratiriza imwimana yagiye katsi kapfu na ruguru ya Mushirarungu nkazishora akazi k'ikibumbiro cya Nyamagana. Inyubahiro zarebye hari yatanaze ubwamba bwa Mibambwe akurora ibiganza bigabamariza abo batabaranye u Rwanda bashira imbeho mu mbavu. Yanze inkwemera bakwirebera ngo nakatsi kayibuza gusinzira, yanze gukamirwa kwa Gikwasi ngo bene matungo bataririmbira rwaje guhemuka. Inyubahiro zarebye hari yatanaze ubwamba bwa Mibambwe akurora ibiganza bigabamariza abo batabaranye u Rwanda bashira imbeho mu mbavu. Hari niyatoneshejwe n'agashamura karukangira shyamba inyubahisha birori by'umuganura mu Rwagasabo. Mberuka byo murimbo rwa Mfizi kuki utandamukiriza Nyirabyana umukobwa wanyoye inka ya Nyamushanje. Uramuratiriza imwe naragiye akazi kepfo na ruguru ya Mushirarungu wangere. Zirakama yera ziravumerana yandi uruhimbi rw'iwacu ntirisubi wa menshi iby'iwacu nibacubangana wangere. Mbegera kuri rwa rwabyo rwayo rusengo rudasangira Nyamusozi Musayuko. Iyo utabaraganya mugeze umusozi rwanda wika gukora batayizi babingira mu nyubahiro basabwa icyo gicumbi rero n'amenyamazi nyagakurujwe. Yakorangize n'imiti tutahabwa gasabo twigabe cyane imisozi urutanaze duhoza boro wagabo n'inzira muze batandegwa n'akazi kamukirege inzira byaneke bitwaye. Nibwo hadutse kugaje agahimbi koranya mariza n'impeta yazo yenda mutagoma n'ishoza biro zidasayuka biremye. Zituruka imwe bazimanuka gasohoka mutende zisezekara umukingo zakira mu ruguru rusezero ruhimbi. Berega bishameje ryo ukataza kurekera rudashije guzekoro zabaye bashiye ubunyigi nyabayirabutswe batinzo. Inzo y'igihanga intambara irema ku musozi irahoshwa n'igiharamagara batararikanya nkotanyito na buka yasimbiza ajya hitegeye Nyamibwa ashimika n'imuhaka mu byimba bazi muri kirasumba ikondera yatsikimba impundu ziburwanaga. Mubyeyi mwiza natuneyeho nkiri umutavu kandi nkagutura ingishyuka mu ndagaza